Wumvishe se amakuru avuga ko umunyamakuru Yago n'umukobwa wo mu diaspora ibera muri Amerika bari mu rukundo? Wumvishe se uburyo abantu batakaga uwo mukobwa ngo ni mwiza n'izuba ramurikana inyenyeri gusa nanjye nasanze ari byo? Wumvishe se uburyo bagenda baterana amagambo meza y'urukundo ngo you are the light, you are the night? Reka nanjye nkubwirutse, reka gufata iyo telefone ya sheri wawe ubundi unyemerere mu minota itarenze 4 cyangwa 5 nkumenera agacuma karimo amagambo meza y'urukundo hagati y'umunyamakuru Yago n'umukobwa wo mu diaspora ibera muri Amerika. Yes, right, ladies and gentlemen, ni Hozaho updates. Aho tugenda tuguhereza rero amakuru ibyamamare bigiye bitandukanye. Ngubwirutse niba utarakanda subscribe, iki nicyo giye kugira ngo ukande subscribe, na akantu toto cyane koraho ubundi tugendane ibintu byose ari fresh. Bamwita Yago cyangwa se bakunda kumwita Nyarwaya amazina yiwe nyakuri. Yago Folio rero akaba ari mu rukundo n'umu diaspora wibera muri Amerika. Nkuko rero yagiye abicisha ku rukuta rwiwe rwa Instagram, aho yagendaga avuga uti amarangamutima yanjye kwifata Biranze, akagenda asohora amafoto amwe namwe agiye atandukanye agaragaza yuko ari mu rukundo n'uwo mukobwa w'umu diaspora wibera muri Amerika. Uwo mukobwa rero mu diaspora wibera muri Amerika bakaba bamwita Rudakangwa Charlie Esther, uzwi nka Charlesta 19 kuri Instagram, akaba rero yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yago rero aho yagendaga amutera imitoma, Yago yagize ati umbera amanwa nijoro, umukobwa nawe amusubiza agira ati nanjye uru rukundo rw'ubuzima bwanjye. Bagenda baterana rero imitoma n'uyu mukobwa, ngira ngo muragenda mureba amafoto yiwe twabashije kuba twashyiraho. Uyu mukobwa rero ikigaragaza cyo nuko ari umukobwa mwiza, umukobwa w'inzobe, umukobwa ufite ubwiza bubonerana, umukobwa umeze neza cyane ko na Yago uyu musore tutaye tumenyereye mu bintu by'urukundo, nawe ari umusore kabisa wihaye, uri haye, ufite aho amaze kuba yagera. Ni ibintu rero byatunguye abantu benshi, ni ibintu byatangaje abantu benshi, abantu bakagenda batera amakomenti agiye atandukanye bibaza ku rukundo rw'umusore Yago ndetse n'uyu mukobwa wo mu diaspora. Nyarwaya rero Yago Folio akaba tayari yaramaze kwisanga mu rukundo, avuga uti uyu nguyu niwe mama w'abana banjye w'ahazaza, uyu mukobwa niwe niyumvamo, uyu mukobwa niwe kabisa mbona twazagera nayo, twazakorana ibintu bigiye bitandukanye ndamutse mbashije kuba nahuza nawe, tukaba twabasha kuba twakora igikwe. Iyi ni Hozaho rero updates Yago mu rukundo. Tuzagenda tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye, inkuru irambuye ivuga ku rukundo rwabo, ikigeranyo kibavugaho rero n'uyu mukobwa, tubabwira uti ese byatangiye bite, ese Yago n'uyu mukobwa mu diaspora bahuriye he, bagiye mu rukundo gute, byagenze bite? Icyo usabwa ni ukanda subscribe Hozaho updates, tukatukugezaho amakuru agiye atandukanye abari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Sawa.